Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Muri rusange ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bwunguka cyane kandi vuba. Ntibusaba ahantu hanini ho kororera, ntibusaba igishoro gihambaye. Ubu bworozi mu by'ukuri bukwiranye n'igihe tugezemo. Ndabasuhuje, nitwa Claude, ningiye mugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi kivuga ku bworozi bw'inkoko. Iyi ni B.M.O.G official channel mukuraho ibiganiro bitandukanye by'ingenzi mu bukungu, muri tekinoloji. Mubonaho ibyegeranyo bitandukanye bivuga ku bumenyi bw'isi ndetse n'isanzure, ndetse mukuraho ubumenyi bujyanye n'imikoreshereze ya smartphone. Ndagusaba kutajya kure, reba iyi video kuva itangiye kugera irangiye, kubera yuko tugiye kuvuga ku bintu by'ingenzi. Icyitonderwa, ntugende udakoze subscribe kandi n'akazogera kaza ku ruhande kugira ngo buri ko twa-uploadinze video ujye ubona notification ikudirectinga kuri video twakoze kugira ngo uyibone mu ba mbere. Kanda like niba wakunze ibyo ubonye, kandi ukoreshe ku nshuti zawe kugira ngo ubumenyi wungutse nabo babwunguke. Reka mbe ninywera ku mazi kuko ari ingirakamaro ku buzima bw'umuntu. Ndagaruka mu kanya dukomeze n'iki kiganiro. Reka dukomeze n'ikiganiro, ariko mbere yuko dukomeza reka nsabe uwitwa Sharifu afate shifo asibe ikibaho ahereye ibumoso, kuko mwarimu Claude ngiye gutanga isomo. Namwe mufate amakayi yanyu ya note n'amakaramu maze twige isomo ry'ubuzima. Twatangiye, duhere ku bworozi bw'inkoko zitanga inyama. Ubu bworozi bumara igihe gito cyane, bigatuma zitanga umusaruro cyangwa inyungu byihuse. Iyo zariye neza zikabona ibyangombwa byose zikeneye, zishobora gutanga umusaruro cyangwa inyungu mu minsi 50 gusa. Bivuze ko bitarenze mu mezi 2. Icyo gihe inkoko imwe iba ipima ikiro n'igice. Dore ibyiciro inkoko z'inyama zibarizwamo. Icyambere kiba kigizwe n'imishwi, ni ukuvuga kuva ikivuka kugeza imaze ibyumweru 4. Icyiciro cya kabiri kigizwe n'inkoko zitwa ibigwana, ni ukuvuga inkoko irengeje ibyumweru 4. Icyiciro cya gatatu kigizwe n'inkoko zigejeje igihe cyo kubagwa. Ubwo ni ukuvuga zimwe twabonye haruguru ko aribwo zitangira gutanga umusaruro nibura zimaze iminsi 45 cyangwa 50. Dore inkingo ziba zigomba guhabwa inkoko zororerwa gutanga inyama. Ku munsi wa mbere, ni ukuvuga zikivuka, zihabwa cyangwa zikingirwa indwara ya Newcastle. Agacupa kaba kanditseho ngo Newcastle HB1. Ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 4 zikingirwa stress, zihabwa vitamini yitwa anti-stress. Kuva ku munsi wa 5 kugera ku munsi wa 7 zikingirwa coccidiosis. Agacupa kaba kanditseho ngo Vetacox. Ku munsi wa 7 zikingirwa indwara yitwa Gumboro. Agacupa kaba kanditseho ngo Cevac Gumbol. Ku munsi wa 14 zikingirwa indwara ya Newcastle. Agacupa kaba kanditseho ngo Newcastle Lasota. Ku munsi wa 17 kugera ku munsi wa 19 zikingirwa nanone indwara ya coccidiosis. Agacupa kaba kanditseho ngo Amprolium. Ku munsi wa 21 zikingirwa nanone indwara yitwa Gumboro. Agacupa kaba kanditseho ngo Cevac Gumbol.
reka dukomeze n'ubworozi bw'inkoko z'amagi. Izi nkoko zororerwa gutanga amagi ku bwinshi, dore ibyiciro byazo. Icyiciro cya mbere ni icy'imishwi, ni ukuvuga kuva ku munsi umwe kugeza ku kwezi. Hano umushwi witabwaho, ushyirwa ahantu hashyushye, unahabwa ibiryo byagenewe imishwi. Ibi tuzabivugaho mu biganiro byacu bitaha. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro dusangamo inkoko z'ibirwana, ni ukuvuga kuva ku cyumweru cya gatandatu kugeza ku cyumweru cya 20. Hano zirya ibiryo byagenewe ibirwana. Icyiciro cya gatatu kigizwe n'inkoko zitangiye gutera amagi, ubwo ni ukuvuga ku cyumweru cya 20 kugeza inkoko ishaje. Hano zirya ibiryo byagenewe inkoko zitera. Dore inkingo zigenewe inkoko z'amagi. Umunsi wa mbere ni ukuvuga zivutse, zikingirwa indwara ya Newcastle. Agacupa kaba kanditseho ngo Newcastle HB1. Umunsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatatu zihabwa vitamini yitwa anti-stress. Agacupa kaba kanditseho ngo aminovit. Kuva ku munsi wa 4 kugeza ku munsi wa gatandatu zikingirwa coccidiosis. Agacupa kaba kanditseho ngo vetacox. Ku munsi wa 7 zikingirwa gumboro. Agacupa kaba kanditseho ngo sevac gumbol. Ku munsi wa 21 zikingirwa nanone gumbol. Agacupa kaba kanditseho ngo sevac gumbol. Ku munsi wa 22 kugeza ku munsi wa 23 zikingirwa nanone coccidiosis. Agacupa kaba kanditseho ngo amprolium. Umunsi wa 24 zikingirwa bronchite infectieuse. Agacupa kaba kanditseho ngo BIH52. Umunsi wa 28 niwo zikingirirwaho nanone Newcastle. Agacupa kaba kanditseho ngo Newcastle Lasota. Ku munsi wa 42 kugeza ku munsi wa 45 zikingirwa nanone coccidiosis. Agacupa kaba kanditseho ngo amprolium. Ku munsi wa 56 zikingirwa bronchite infectieuse nanone. Agacupa kaba kanditseho ngo BIH52. Ku munsi wa 70 zikingirwa variola aviaire. Agacupa kaba kanditseho ngo Sevac FPL. Ku munsi wa 85 zikingirwa coccidiosis. Agacupa kaba kanditseho ngo amprolium. Ku munsi w'126 zikingirwa Newcastle nanone. Agacupa kaba kanditseho ngo Newcastle Lasota. Zigeze igihe cyo gutera zihabwa anti-stress vermification. Agacupa kaba kanditseho ngo aminovit levalap. Twakabaye dukomeje ikiganiro tuvuga ku bijyanye n'ibyo kurya by'inkoko, ariko iminota twahawe ntago ibitwemereye. Twahawe iminota 10 kandi murabona ko igiye kurangira. Ariko mu ncamake reka tubabwire ko inkoko kimwe nuko n'abantu tumeze, dukenera ibyo kurya byubaka umubiri, tugakenera ibitera imbaraga, tugakenera n'ibirinda indwara. Inkoko rero zo zikenera ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ndetse zigakenera n'amavitamini ariyo abarwa mu birinda indwara. Amavitamini ziyafatana hamwe n'imyunyungugu. Ibi ngibi bituma zigenzura cyangwa zigakura neza. Ariko iminota dufite ni mikeya, ntago dushoboye kuba twakomeza ikiganiro ku bijyanye n'imirire, ariko nanone turabashishikariza kuzakurikira ibiganiro byacu bitaha, kubera yuko tuzabategurira ikiganiro kirambuye ku bijyanye n'imirire y'inkoko n'uburyo wategura ibiryo by'inkoko. Tuzabategurira kandi ikiganiro cyihariye kivuga ku nkingo ndetse n'imiti ikwiye guhabwa inkoko ku byiciro byombi. Ufite ikibazo cyangwa inyunganizi ushaka kuduhereza, waduhamagara cyangwa ukatwandikira ku nimero zacu ubona kuri screen yawe.
ndagushimira wowe wafashe umwanya ukareba iyi video. Reka nshimire ikipe yamfashije kugira ngo ibi biganiro bibagereho kandi bimeze neza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, dukomeze tubane.